buriya ntukababazwe n'uko umuntu uvuye mu buzima bwawe, sibyo? Hari igihe usanga ari we ntandaro yo kubloka blessings zari guturuka ahandi. Yego. Ntukababazwe n'uko umuntu avuye mu buzima bwawe. Ashobora kuba yarablokaga blessings zigiye kuva ahandi. Ntugahangayike igihe umuntu avuye mu buzima bwawe. Ntugapfukame usaba gusigara, kuko hari igihe abava mu buzima bwawe baba atari igihombo, ahubwo ari umugisha wihishe. Si abantu bose baje mu buzima bwawe ngo bagahagume. Bamwe baje kukwigisha isomo, abandi bakaza kukwereka uwo utagomba kuba we, maze igihe cyabo kigashira. Iyo bahagumye ku gahato, bagira ubutwaro, bakakubuza gukura, bakakubuza kubona ahandi wagenewe. Iyo umuntu agiye, ntubirebe nk'uko ugize icyo utakaje, birebe nk'uko hafungutse umwanya mushya. Ubuzima ntibubona ibintu bishya mu ntoki zuzuye. Iyo hari abantu bundi bagusiga igihe utangiye gukura, igihe utangiye kwimenya, igihe utangiye guhindura icyerekezo. Si uko bakwanga, ahubwo ni uko batakiri mu rugendo rwawe. Iyo ufashe umuntu ku gahato, buriya nta bantu buriya batabizi. Iyo ufashe umuntu ku gahato ukamwinginga ati guma aha, reka were kugenda, ugabanya agaciro kawe. Wiyima amahirwe mashya. Cya gatatu, wiyima abantu bakurusha kureba neza. Reka bagende, abo bantu bareke bagende, ntiwirirwe ubagarura. Reka bagende, si ukubera ko ubakeneyeho, ahubwo ni ukubera ko wiyubaha bihagije. Hari aho utagera, buriya uri kumwe n'abo bantu ubabwira ati muguma aha ngaha mwere kugenda gwinsiga. Hari ahantu buriya utagera igihe uri kumwe n'abo bantu. Ukiri kumwe n'abantu batakwemera, hari ahantu utagera. Ukiri kumwe n'abagutesha icyizere, hari ahantu utagera. Ukiri kumwe n'abumva ko inzozi zawe ari ubusazi, hari ahantu utagera. Kugenda kwabo bishobora kuba urugi rugiye gufunguka, intangiriro nshya, ubuzima bushya butagutinya. Icyo gihe wabaretse bakagenda, ushobora kugira intangiriro nshya, ubuzima bushya ntibugutinye. Niba umuntu avuye mu buzima bwawe uyu munsi, ntubabare cyane. Wenda hari ahantu heza hateganyijwe, ntawamenya. Hari abantu beza bagutegereje, ntawamenya. Hari viziyo yawe irenze iyo wari uriho. Reka abagiye bagende, ibyakugenewe ntibizaguhunga. Buriya umuntu aba afite igeno rye, Imana iba yaramuremye ifite ibizamubaho byose, yanditse ibizakubaho byose. Reka umuntu wavuye mu buzima bwawe agende, ahubwo wowe kore cyane bizatume uwo muntu agaruka mu buzima bwawe, ahubwo ari wowe gusaba kugaruka mu buzima bwawe. Ndagusaba gukora subscribe rero, wowe utarakora subscribe, njyewe nyita Fraterine. Ndabashuhuje kandi mbasabye kumfasha kuzamura